Yari yibereye mu rugo yishimye bitavugwa, yambaye kutera ari kumva imiziki idunda cyane. Nta ndirimbo nshya yabaga atazi mu mutwe, cyane cyane z'umuhanzi yakundaga muri iyo minsi. Yaririmbaga indirimbo ajyana nayo, ageze atekereza ko nakomeza atyo amatwi yashobora kuziba. Yazikuyemo ahuza telefone na radiyo yavugaga cyane, amaze gukonegita amariramo volume yose, none atangira kubyina. Yari yizihiwe kuko umukunzi we yaraherutse kumuha indabo, isaha n'inkweto nziza cyane zari zigezweho muri iyo minsi. Yakomeje kwizihirwa indirimbo imwe y'urukundo ariko ifite imiziki myinshi ivamo agashyiramo inde. Yari wenyine mu nzu, nta muntu n'umwe ari gusakuriza, kandi inzu yabo yari nini cyane bihagije, ntiyari gusakuriza abaturanyi. Mama we babanaga gusa yari yagiye mu kazi, ari butahe nimugoroba. Mu minota mike yumvise telefone isonnye, agira umujinya yanga kuyitaba. Yari nimero atazi, ahitamo gukomeza kwibyinira kuko nta muntu yari yiteze ko amukeneye byihutirwa. Nta saha yari ishize avuganye n'umukunzi we kuri telefoni, akamubwira ko ameze neza kandi bari bagiranye ikiganiro cyiza cyane. Bivugiraga ku mpano yamuhaye, amushimira, amubwira uko yazakiriye. Ya nimero yakomeje kumuhamagara, abonye imurembeje ahitamo gushyira akadege muri telefoni ngo abanze yibyinire indirimbo aragezemo ibanze irangire kuko yayikundaga byo gupfa. Yararangiye hajyamo indi, baririmbaga habaye ibirori, ariko nyine ibirori by'abantu bakundana, arushaho kuririmba agendana nayo ariko anabyina yishimye. Yumvaga isi yose ayifite mu biganza, yageze ku gasongero k'umunezero. Iyo ndirimbo yarangiye yamaze kubira icyuya, ariko nibyo yifuzaga. Kubyina cyane kuri yo byari nka siporo, yarabikoraga kumva aruhutse mu mutwe. Si uko arazi kubyina neza, ahubwo nuko yabikoraga yishimisha. Igitangaje nuko nta muntu umuzi wari uzi ko akunda kuririmba no kubyina bigezaho. Yabikoraga ari uko ari iwabo wenyine, nta muntu umureba. Umuntu wari kumenya ko akunda umuziki yari kubimenyera kuko batarapfaga gukuramo ekuteri nubwo yabaga avugana n'abantu, ariko ntiyari kumenya ibyo kubyina kwe. Ahantu hose yabaga yambaye ekuteri, no mu gihe nta muziki ari gucuranga zikaba ziri mu matwi zicometse no muri telefoni, ku buryo we yifurizaga gucuranga ahitaga abikora. Umuntu yubahaga wenyine akaba yazikuramo bari kuganira, ni umukunzi we wamusabaga kumuha umwanya mu gihe bari kumwe ntarangarire mu bindi. Naho umubyeyi we yari yarabuze uko agira, azi ko nyine imiziki yamubaza. Iyo amenya ko ajya aniherera akaririmba asakuza kandi abyina, agahinda kari kumwica akaba yajya no kumuvuza. Yari yarabazwe n'umuziki ku rwego rwo hejuru. Yabonye icyuya kimurenze ajya muri dushe, yoga nabwo aririmba kandi anyuzamo akabyina. Ho yarahinduye acuranga uturirimbo tugenda gake, yoga nk'udafite ikimwirukansa. Yarasoje yisiga amavuta, yambara agapantaro, yambara akaburuze, arenzaho n'akagasaho umukunzi we yaraherutse kumuha, yambara n'inkweto yari yamuhaye. Si uko yaragiye gutembera, ahubwo yashakaga kureba ko imubereye, ngo anifate utuvideo two gupostinga ku mbuga nkoranyambaga. Yakubye imiziki, yabanza gufata telefone. Yafunguye kamera yitereka ku meza, yifata utuvideo muri Snapchat, ari kugenda bimwe by'abakobwa ngo arebe ko yambaye izo nkweto yamudaringa neza. Inzara yari ikomeje kumwica, ajya mu kabati k'igikoni yarura amakaroni n'agatoki, abirya areba utuvideo yari yifashe. Yasubiye yazana teremusi irimo icyayi, arafungura asuka mu gakombe karuzura, yibagirwa kongera kuyifunga. Yararangariye mu tuvideo yifashe. Yarebyemo twiza agiye kudupostinga kuri Facebook, WhatsApp no kuri Instagram ye, yibuka ko yashyizemo akadege. Yarakigakuramo abona ubutumwa bwa ya nimero yamwandikiye. Kwizera iby'amaso yarabonye byaramugoye, abanza gukaraba mu ngo yumvisha ko wenda humutse ari kureba neza. Yahagurutse agiye koga mu maso, ubwo abarekeye aho kurya, akoma ku isahani igwa hasi, ntiyigera atoragura ibimenetse. Yamaze gukarabamo, yongera gusoma ubutumwa neza yitonze, nabwo ntiyabyemera. Yihanaguye mu maso, yiborosa yihuse, afata utuvuta asiga mu ntoki, asa n'uhindutse umusazi. Yasohotse hanze agenda yiruka arenze hirya gato, umutima umubwira ko atakinze, asubirayo koko asanga ari byo. Yakinze inzugi zose, akinga urwo kw'irembo, yongera kugana mu muhanda yihuta. Ikirere cyasaga nabi, imvura iri hafi kugwa. Yatekereje ko imvura ishobora kumunyagira, asubira mu nzu afata umutaka n'umupira w'imbeho. Mu gusohoka umutima utari hamwe, yumva ko ari gutinda, yageze hanze agiye gucuranga indirimbo yo kugenda yumva abura telefone. Yisatse mu mifuka yose birangira atayibonye. Yigira inama yo gusubira mu nzu ngo arebe niba atari hayisize, ayisanga ku meza na ekuteri ariho ziri. Yafashe telefone yihuta, yumva mu mutwe bikomeje kwivanga. Icyatumaga ata umutwe cyane nuko yari yirengagije iyo nimero, akabanza kwibyinira nkaho nta cyabaye, akaba yari ari kongera kuyihamagara nticemo. Ikindi kandi yarakomeje kugenda agaruka kubera guta umutwe. Telefoni ye yongeye gusona, abona ari mama we, yanga kumwitaba, ahubwo yaramukubye ahamagara nimero y'umukunzi we ngo yumve ko ibyo bamwandikiye nta kinyuma kirimo. Yahamagaye nimero bamubwira ko izimije. Umutima waramuri, apfa kujya kuri WhatsApp, aramwandikira ubutumwa ntibwamugeraho. Yongeye guhamagara nimero z'umukunzi we zose asanga zitariho. Yabize icyuya kirenze icyo yari yatewe no kubyina, yibagirwa guhamagara mama we wamushakaga. Mbere yo kujya mu muhanda, yafashe gutereshyira mu matwi, yongera gusoma ubutumwa neza ngo arebe ko atibeshya. Nimero yari yamwandikiye ngo Mireye, nitwa Claude. Ndebye muri telefoni ya Shima, nsanga ari we muntu muheruka kuvugana. Ikindi ku mazina yawe handitseho izina bita abakunzi, riherekejwe n'udutima. Araguye telefoni igwa ku ruhande, tugira amahirwe dusanga nta password irimo. Ninjye wari urahakoreye impanuka, nsaba kumugendaho ariko simuzi.
yabaye agisohoka ku muryango agiye guhaha imodoka iramugonga. Nta ruhare yabigizemo, ahubwo iyo modoka nuko ari itwawe n'umwiga. Nubwo shoferi yahise afata feri yari yamaze kumugonga, umusore yamaze kugwa muri rigore, yakomeretse bikabije kandi nta muntu afite wo kumuba iruhande. Niba ntibeshye nimero banguka umurwaza, naguhamagaye ntiwamfata, telefone yawe iva kuri rezo, mpitamo kukwandikira ibi byose ngo wumve uko ikibazo giteye. Ari hano ku bitaro by'umujyi, ngwino wihuta. Uwo Claude ngo umuntu ntiyarazi uwo ari we. Mireye rero niho yari yerekeje agiye kumubohora ngo atahe amwirwarize nk'umukunzi we. Abiwabo wa Shima bari barasigaye mu cyaro, abo mu mujyi wenyine ubuzima bwaramuhiriye, aho afite inzu ariyo yiberamo akanikoramo ubucuruzi bw'ibikoresho byo kubakisha. Iyo Mireye yambaraga ekuteri nibwo yabashaga kwirengagiza ibiri kumubaho. Gusa nanone yatekerezaga ibibaye ku mukunzi we washoboraga no gupfa, kandi bari bavuganye mu minota mike, agahinda karushaho kwiyongera, azamuravura imamarira burundu. Imvura nayo yatangiye kugwa ari nyinshi, abantu bose bava mu mihanda bajya kugama. Abamotari n'abanyonzi nabo bagiye kugama, umuhanda usa n'usigayemo imodoka nazo zari nke cyane. Mireye we yanze kugama kuko yagombaga kugera ku bitaro yihuse. Yakomeje kuba nyinshi, afata ingofero y'umupira yimanura ku maso na ekuteri yamariyemo volume. Yageze aho yategeraga moto, asanga abamotari ntabahari, yewe n'abanyonzi bagiye kwiyugamira, kandi aho hantu nta modoka yahahagararaga. Yagiye yiruka nk'uri muri siporo akomeza imbere agera mu muhanda wari ukikijwe n'amashyamba menshi ya leta, haba hepfo no haraguru. Ayo mashyamba yiberagamo ikigo cya gisirikare, kandi bo ntibabaga biteye ku bagenda mu muhanda mu gihe bazi ko harimo abapolisi. Yakomeje kwiruka, ageze mu ikona abona imbere ye nta modoka ihari, ahitamo kwambuka ngo agendere mu muhanda wo hepfo. Inyuma ho yari yabyiboneye ko nta kinyabiziga gihari kubera ko iyo mvura yagwaga ari nyinshi cyane, atekereza ko bose bagiye kugama. Uwari ugiye kureba umukunzi we bamwandikiye ko yakoze impanuka, niwe wakoze impanuka ikomeye cyane. Mu kwambuka yirebeye imbere gusa ntiyareba inyuma. Umumotari wihutaga cyane ngo arenge iryo shyamba ajye kugama mu mazu y'imbere, yaje yafatiye havuze amahoni, yibwira ko nta muntu wajya mu muhanda kandi ari kuyavuza cyane, byongeye muri iyo mvura. Nyamara umukobwa we yari yambaye ekuteri ntiyayumvaga, kandi nta kimvura yari imubwiye. Yabaye acyambuka, moto iramukubita. Kubera umuvuduko yari ariho, ukongeraho uwo moto yamugonze, yabanje gusa n'uzamuka mu birere agwa imbere cyane, moto nayo imugwa iruhande, uwo mumotari nawe agwa hirya abanje umutwe. Mireye yaviriranaga amaraso mu kanwa no mu mazuru, umumotari nawe ari kuvirirana cyane, amaraso yabo akivanga n'amazi yamanukaga muri kaburimbo. Nta muntu cyangwa ikinyabiziga cyari mu muhanda, abantu hafi ya bose bari bagiye kwiyugamira imvura. Nta bapolisi bari hafi aho ngo wenda bamutabara. Imvura yakomeje kugwa ari nyinshi, irimo urubura n'imiyaga idasanzwe. Motari ntiyabashaga kwegukana gake, Mireye nawe yabuze uko yiyegura atangira guhwera. Kubw'amahirwe imvura yatangiye kugabanuka, abamotari bafata abagenzi babo basubira mu mihanda. Abanyonzi bari bafite abantu nabo batangiye kwisuganya ngo bakomeze bacume urugendo. Mu mwanya muto abamotari bari batwaye abagenzi mu kavura kagendaga gahita ari ubujojo, bageze ahabereye impanuka bakuka umutima. Babagezeho bahera ku mumotari byagaragaraga ko ashobora kuba yapfuye. Bamwe bari bamuzi bakorana, begereye Mireye bakeka ko nawe yamaze gupfa. Telefoni yari yamenaguritse, nta n'agace washobora gutoragura. Bidatinze abandi bamotari bari batwaye abagenzi bahuriye ari benshi, abanyonzi nabo baba barahageze. Imodoka yari irimo umugabo n'akana ke gato k'agakobwa nawe yarahageze. Umugabo bamwingingira kubafasha ariko abona byakwangiza ibitekerezo by'umwana we. Ahubwo yasabye umwana we kubika umutwe ngo atabona abo bantu basaga n'abapfuye bikamwangiriza amarangamutima, yanga guhagarara arikomereza. Umwe mu banyonzi baraho yarababwiye ati kuki mutahamagara ambilansi se ikabageza ku bitaro. Bakiri muri ibyo, abapolisi bo ku muhanda bahageze bari mu modoka yabo. Umwe yagenzuye ko Mireye na motari bapfuye, naho abanza gukeka ko byarangiye. Yirinze kugira icyo avuga, mu kanya gato ambilansi birahageze. Bombi ni ukuvuga Mireye na motari babashyizemo, abapolisi bati none se ninde ujyana nabo? Hakenewe abantu babiri nibura. Umwe mu banyonzi wari uziranye n'uwo mumotari wari wakoze impanuka yavuze ko agiye kujyana nawe, ariko habura undi muntu wo kugenda iruhande rwa Mireye. Uwo munyonzi yagiye ku bitaro, igare rye risigira mugenzi we. Umumotari bajyaga biganirira batangiye kuba inshuti. Abaganga ntibatinze gutanga amakuru yihuse kuko umumotari we byari byarangiye, nta kindi bari bumukoreho. Babajije uwo munyonzi niba umumotari upfuye amuzi, nawe ati yego ndamuzi, uwo ntazi n'uwo mukobwa. Bataragera ku bitaro yari yahamagaye nimero y'umugore w'uwo mumotari ntiyacamo, aba yiturije ategereje kuza kumuhamagara nyuma yaho. Yamaze kumva ibyo abaganga bamubwiye, yongera kuyihamagara kubw'amahirwe icamo. Kubwira uwo mugore ko umugabo bari bafitanye akana k'imyaka 2 apfuye byaramugoye cyane, ariko arabivuga. Abaganga bamubwiye ko bagiye kohereza umubiri we ku bindi bitaro, bakabanza kumukorera isuzuma mbere yo kumuha umuryango we. Yarangije kubimumenyesha n'agahinda kenshi, abaza muganga ati ubwo umukobwa se bimeze bite? Nawe ati ngwino urebe. We yarakiri muzima, gusa nawe ntiyatangaga icyizere cyo kubaho. Bari babanje gushitura umutima we wasaga n'uwahagaze, bamwongera umwuka wa oxygene hamwe n'amaraso. Uwo munyonzi yarababaye cyane kubera ko umumotari bari baziranye yarapfuye, hakaruko Mireye atarazi.
Yibazaga niba umumotari yari amutwaye bagakorana impanuka bombi akabura igisubizo. Nta muntu ari gusobanura neza uko impanuka yagenze uretse Mireille wenyine, kandi nawe ntiyari kubasha gusobanura akantu ku kandi usibye kuba yari kuvuga ati nambutse umuhanda nongera kwisanga mu bitaro. Muganga yabajije uwo musore ati none se witwa nde? Nawe ati nitwa Christian. Uwo muganga wari ugeze mu zabukuru yongeye kumubaza ati none se uhamagaye bo mu muryango wa Mutari? Nawe ati yego nabahamagaye. Muganga ati wahamagaye bene wabo w'uyu mukobwa se? Aramusubiza ati simuzi, namwe muzi uko naje ku ruhande rwa Mutari, uwo mukobwa simuzi habe namba. Muganga ati wakwihanganye mu gihe ugitegereje wo mu muryango wa Mutari ukaba muri iruhande. Christian yarabyemeye ati nta kibazo naba mpabaye mu gihe gito. Muganga nawe ati hagize ikibazo kiba wampamagara. Yamwicaye iruhande ku kindi gitanda cyari aho. Abandi bamotari bazanye nabo mu muryango wa Mutari wari wapfuye mu bitaro barira bababazwa no kuba mugenzi wabo ari wapfuye aho gupfa Mireille batari bazi. Nawe ikibazo bari bafite cyari icyo kumenya uko byagenze. Mireille yari yataye ubwenge nta kintu yabasha kubasubiza. Umubiri wa Mutari bawukuye muri ibyo bitaro bahoreza ku bindi wagombaga kujyanwaho mbere y'uko baha umuryango we. Bagiye kugenda Christian abwira muganga ati nanjye ndagiye rero, nari ntegereje ko baza none ntacyo naba ngikora hano. Muganga ati nugenda umukobwa uramusigira nde? Nawe ati wibagije ko ntamuzi, muhamagara wo mu muryango we. Ahubwo abandi baragiye nanjye nakabaye ntakiri hano njyanye nabo, nuko nabanje kugutegereza. Muganga ati hangana akanya gato ndaje tuvugane. Imvura nyinshi yongeye kugwa irimo urubura rwinshi cyane. Yaguye igihe kinini Christian abona nta buryo bwo gutaha aratuza na telefone ntiyongera kuyikoresha bayishyize mu mufuka. Yatangiye kwitegereza Mireille bari kongerera umwuka n'amaraso asa n'uwapfuye amaso ahumirije, abona yakomeretse ku mutwe cyane atangira kwibaza ati ni hahandi n'uyu yarapfa. Icyo gikomere bari kukivura babanje kumwogosha umusatsi wose. Muganga yaragarutse aramwinginga ati ihangane uri hano mu gihe tugitegereje wo mu muryango we cyangwa abandi bantu bamuzi, nibiba ngombwa ko tubiguhembera aba ari njye ubaza. Christian ati ntaribi nimugerageze uko mushoboye murambwira. Kubera ko imvura yagwaga igahita ikongera ikagwa abantu ntibabashije kumenya vuba amakuru y'iyo mpanuka. Abari bayafite bari bake kandi ahantu yari yabereye amaraso yari yahanaguwe n'amazi utapfa kuhamenya. Mama wa Mireille wari wakomeje kumuhamagara ntamwitabe, noneho yari yataye umutwe kuko yamuhamagaraga nticemo. Yakomeje guhatiriza arahamagara yandika ubutumwa umukobwa nabwo ntibwamugeraho. Yabaye atuje akomeza kwicururiza imyenda. Ubucuruzi nabwo yabonaga ntakajyamo kubera ko imvura yagwaga itunguranye muri iyo minsi yagwa abakiriya ntibazi. We yabonaga abakiriya mu masaha ya nijoro hagati ya 3 na 5 nibura. Yageraga mu rugo hafi saa 6 yananiwe cyane. Yaratashye agenda yumva amakuru ko ari umumotari wakoze impanuka ahetse umukobwa w'agapfa, umukobwa akarokoka. Ntibari bazi ko umumotari yamugonze, bumvaga ko ubwo yarahetse Mireille, ariko nabo ntibiyumvishaga ukuntu yaba yaguye muri kaburimbo. Nta moto nta modoka cyangwa igare bari basanze ahabereye impanuka ngo wenda bahamye ko bagonganye. Barenzagaho bati ikibabaje nuko babuze umuntu ujyana n'uwo mukobwa mu bitaro, ahubwo umumotari wapfuye akaba ari bubone uwo bajyana. Yageze iwe akingura urugi rwo kw'irembo afungura urwo ku nzu ahamagara Mireille mu cyumba ntiyakoma. Yibwiye ko wenda mwihoreye nkana apfa kumubaza ati muko amakuru y'impanuka yabaye ntayo wandusha, ariko ntabwo yamusubije. Yarebye ku isaha ati ndabizi ntiyagira iki gihe atarasinzira, nanjye nakerewe gutaha ndakabya. Yagiye mu gikoni areba mu kabati asanga nta byo kurya birimo. Mireille ntiyari yatetse kandi nta kazi yagiraga wenda ngo katumye abura umwanya. Harimo duke kandi natwo twari twaraye. Yarisakurishije atereka mu byutsa ambwira aho yiriwe ku buryo nta saa sita mvuye kumugokera ngasanga atatetse. Urabona ngo umuhamagare yange kunyitaba akureho telefoni agera naho yanga guteka. Yatangiye kwayura ajya mu nzu asakuza cyane avuga izina Mireille. Ku meza yo muri salo hari hateretseho agakombe kuzuyemo icyayi cyari cyahoze teremusi gifunguye. Ibiryo byari byamenetse hasi, isahani nayo yamenetse. Mu nda haramuriye ubwoba buramutahura imbaraga ayoberwa ibyabaye mu rugo rwe. Yarasanze hakinze inzugi zose kugera n'urwo ku gikoni zifunze yewe n'utubati dufunze neza. Yagiye ku cyumba cya Mireille akomanza abona hakinze. Kubera ko umuryango wari uriho serire ntiyamenye niba Mireille yafunze arimo cyangwa yafunze agiye kugenda. Yafashe urufunguzo rw'icyumba cye afunguye asanga atarimo. Umutima wamuriye kurushaho yongera guhamagara nimero ye ntiyacamo na rimwe. Uwo mubyeyi yari afite telefone ebyiri, agatelefoni gato yari yagashyize muri saransi atabizi arangariye kuri telefoni nini ya smartphone. Yibwiye ko wenda nakoresha indi nimero arahamagara Mireille igacamo, agifata agatelefoni asanga nimero yamuhamagaye 7 kose. Ubusanzwe nimero yari muri ako gatelefoni yarabizi ko ifitwa n'abantu bake. Yabonye uwamuhamagaye atamuzi kandi nta minota myinshi yari ishize ahamagaye ku nshuro ya nyuma. Yaramuhamagaye yumva umusore ari kuvugana ubwoba. Ijwi yararize ati Shima, ni wowe nshatse izi nshuro zose iyo umpamagara ku yindi telefone. Shima nawe ati nabyibagiwe, nari nagize ngo mu muryango wanyu harimo ikibazo. Nahamagaye Mireille nimero ye ntiyacamo. Kuva kare ntiracamo ubutumwa nabwo ntiyabusomye. Kandi nibikunze kubaho niyo agiye kubikora abanza kumenyesha. Mfite impungenge nshaka kumenya niba harameze neza. Yaramubwiye ati nanjye namuhamagaye ntiyamfata. Nashaka kandi anira umwenda nari nasize mu rugo.
hari umukiriya nari narawubikiye nkuvana mu yindi nkujyana mu rugo ngo atazaza undi nkawumuha. Uwo mukiriya rero kuko yampaye avance yampamagaye ambwira ko agiye kuza kuwutwara. Nahamagaye Mireille ngo awunzanire nizeye ko ari mu rugo ntiyafata telefoni. Nyuma yaho nabwo nasanze atari gucamo. Ikinteye ubwoba nuko ngeze mu rugo nkamubura. Ahubwo wowe nta makuru wandusha? Shima yagize ubwoba yibaza aho Mireille yaba ari, ati none se nta makuru wumvise y'umuntu wakoze impanuka? Nawe ati ahubwo uranyibukije Shima, ariko se tutagiye kure ushaka kuvuga ko Mireille ari we wabakoze impanuka? Mbwira ahubwo kuko nawe ntuzi ahari cyangwa uri kunkinisha. Shima ati wapi rwose, niba hari indi nimero akoresha wayimpa. Nahereye kare muhamagara byanze sinzi ahari. Shima yari yiberewe mu rugo ariko ahangayitse cyane. Kuva Mireille yabona ubutumwa bamubwira ko umukunzi wakoze impanuka akaba ari mu bitaro kandi ko akeneye umuntu wo kumuba hafi, nawe akagenda yiruka agiye kumureba, Shima ntiyari yahwemye kumuhamagara. Shima yari yiberewe mu rugo ariko ahangayitse cyane. Kuva Mireille yabona ubutumwa bamubwira ko umukunzi wakoze impanuka akaba ari mu bitaro kandi ko akeneye umuntu wo kumuba hafi, nawe akagenda yiruka agiye kumureba, Shima ntiyari yahwemye kumuhamagara. Yumvise ko ari umukobwa wakoze impanuka abihuza na Mireille uri wabuze ku murongo akabura no mu rugo, abura amahoro kubera ko ubutumwa yari yamwandikiye nta kuri ko ari kurimo. Yaribwiye ati niba ari byo akaba ari Mireille, iki cyaha sinzigera nkibabarira. Byanga bikunda yabakoze impanuka aje kundeba. Mama wa Mireille yari ashonje cyane acana gaze ateka utworoheje. Yishyizemo icyizere ati ubu Mireille yigiriye mu nshuti ze se wakoze impanuka. Gusa nanone yibazaga ukuntu byagenze kugira ngo asige Primus ifunguye, hari icyaha yatanyweye kandi ibiryo byamenetse ntatoragure isahani cyangwa ngo asukure inzu, akumva ahangayitse. Yaribigishaga ati biriya yagiye mu mafuti niyo mpamvu yakuyeho telefone. Yasukuye aho hantu afite umujinya, ibyo yaratetse birashya asoje kurya ariryamira. Iryo joro yagize inzozi mbi atangira kurota ari gutongana na Shima. Yakangutse nka saa 11 yibaza ku kizo nzozi zisobanuye arakibura. Mireille yari yarigeze gukoresha ibirori iwabo, hari habaye isabukuru ye yerekana umukunzi wari we Shima. Guhera ubwo mama we yabonaga Shima aje kumusura akamubonamo umukwe. Inzozi ze zamuteye impungenge, agatima kagaruka kuri Mireille atari kuretse ko nanjye nari naniwe cyane, ubu nakabaye naryamye ntazi aho Mireille ari. Na Shima atahazi koko, uzi ko nanjye ntita ku bintu. Umutima warahagaze atekereza ibyo kubaza abaturanyi be asanga batapfa kumenya aho ari. Abari baturanye nawe babaga bitaye ku byabo bazindukira mu kazi, abana bazindukira ku ishuri, kimwe nuko nawe yazindukaga yigira gucuruza imyenda mu mujyi agataha nijoro. Yakomeje kugira ubwoba yirukira ku bitaro muri icyo gitondo ngo abazamenye niba wakoze impanuka atari umukobwa we Mireille. Yari ageze umutima uramusimbuka azabaza abaganga ati uwo mukobwa ari he? Nabo batura umubyeyi we. Bamujyanye mu cyumba yari arwariyemo ahageze acika intege. Umukobwa we Mireille niwe wari wakoze impanuka. Umumotari bari bayikoranye we yari yapfuye, bamwohereje ku bindi bitaro kugira ngo abanze gukorerwa isuzuma mbere yo kumuha umuryango we. Yagize ikiniga atangira kurira abaza umusore yari ahasanze ati none se musore kutampamagaye ngo ubimbwire? Yabivugaga arira. Umusore aramubwira ati mukecuru nari kuguhamagara, hari ubwo mfite nimero zawe? Uyu mukobwa wese ndamuzi, njye naje hano kubera motari. Yubamye ku mukobwa warira cyane asa n'utumvise neza ibisubizo amuhaye, akomeza kurira abaza Mireille ati wari ugiye koko? Bakugonze ugiye muri iriya mvura? Christian yarumiwe abona ko umukecuru ataye umutwe kubera umukobwa we wagaragaraga nk'ushobora no gupfa. Umusatsi we mwiza cyane yari yaranze kogoshesha, bari bawukase kugira ngo igikomere kigaragare neza. Christian yaramubwiye ati ahubwo ubu ndagiye, ubwo hageze reka ngende, icyakora nzagaruka kureba uko ameze. Nifuza kuzavugana nawe igihe azaba yavuye muri koma. Nyina wa Mireille ati none se wakwihanganya ukambwira uko byagenze ngo umwana wanjye akore impanuka? Ibyo Christian yamubwiye byari byo yiboneye nyuma yo kubasanga mu muhanda nuko bageze ku bitaro, nta byinshi yari kuvuga. Mbere yo kugenda Christian yamusabye nimero ye ngo azamuhamagara mubaze amakuru. Wa muganga yaraje agiye kumuha amafaranga y'uko yaharaye. Christian ati oya si ngombwa, amafaranga yareke, ahubwo yahuye umubyeyi kuko ari ugiye kuba ari hano arebe ko hari icyo yamuguriramo. Yarigendeye. Muganga ahumuriza mama wa Mireille aturiye mu nyonzi yitwa Christian. Sinari nzi ko uyu mujyi ari mugari bigeze aha ku buryo umwana akora impanuka umubyeyi we ntabimenye. Nawe ati muga icecekere rwose, nta gihe kinini tumaze twimukiye inaha, abantu b'inaha ntibaratumenya kandi nanjye simba ndi mu rugo, mpora nigiriye gucuruza, umukobwa namuhaye rugari. Muri urwo rukerera mama wa Mireille yahise ahamagara Shima ati yewe uzi ko Mireille ari we wakoze impanuka? Umutima waramuriye yishinja ibyaha byinshi aza yiruka. Yabuze aho ahera ngo abwire nyina ukuri kose kuko ubutumwa bwari bwoherejwe Mireille bugatuma ava mu rugo nta kuri kwari kurimo. Ikindi niwe wari wabwanditse akoresheje nimero y'umusore wari wamusuye witwa Claude. Ubwoba yahise agira, mama wa Mireille yamufashe nk'agahinda atewe no kuba umukunzi w'ameze atya. Yego kariko ariko nanone kari kavanze no kwicura urubanza ku bw'amakosa yari yakoze yikinira, akaba yaravuye mu rupfu rw'umumotari kandi amahirwe menshi yari yuko Mireille nawe yashoboraga gupfa. Yagiye muri toilette arira cyane kuko agahinda kugahisha byari bimunaniye. Yatangiye kwicuza ibyo yakoze, yifuza uwamuha ubushobozi agasubiza ibihe inyuma. Byose byatangiye ari imikino.
Akimara kuvugana n'umukunzi we Mireille kuri telefoni, yabwiye Claude bari kumwe ati wasuzuma umukunzi wanjye Mireille nkareba niba nkunda koko. Narumvise ngo umukobwa umumenyera mu bibazo, reka mubeshye ko nkoze impanuka numva ukabyakira, nshaka kumenya uko yakwitwara agize ikibazo gikomeye. Claude yaramubajije ati urakomeje se mani? Nawe ati ndakomeje, ahubwo reka nguhe nimero z'umuhamagare. Ndabizi ntayagira kuko ntakuzi, noneho umubwire ko nkoze impanuka, ko turi kumwe utanzi, mbese ko hakenewe umuntu wo kumva hafi, nawe nturabura ibyo umubeshya. Claude ati nakubwira iki? Hamagara mbimubeshye, njyewe uranze mu kubeshya ndi uwa mbere, ndivugisha nk'umuntu ubabaye ku buryo arahita abyemera. Ahubwo se nagira kubitara akakubura biragenda bite? Nawe ati ntumva se karaba ageze hafi ya hano, ndamubwiza ukuri ahita aza kunsura. Uwo mwanya barahamagaye umukobwa akomeza kwibyinira ntiyayifata, ahubwo ashyiramo akadege. Nibwo bahise bamwandikira bwa butumwa. Shima yabwanditse Claude abireba, bahita bakuraho telefoni zabo ngo namara kubusoma akabahamagara asange zitariho, bitume yemera ko bakomeje. Bari kuzisubizaho nka nyuma y'iminota 20 cyangwa 30. Yabikoze azi ko ari imikino, ashaka kureba uko Mireille yabyitwaramo. Yabwiye Claude ati impungenge yaragira, nuko aragera ku bitaro vuba, nibyo birampamiriza ko turamutse tubana hakaba n'ikibazo gikomeye yatabara yihuse. Yibwiraga ko wenda aramuhamagara ageze ku bitaro byo mu mujyi n'abari urahita ajya kumureba, yahagera akamubwiza ukuri ko byari prank, ko yamubeshyaga, ahubwo akamusaba kumusura iwe mu rugo aho gusubira iwabo. Claude nawe yaramushyigikiye ati iraba ari surprise y'umwaka rwose, nanjye nzabikora umukunzi wanjye, uretse ko nazamubeshya ko nkoze impanuka, ahubwo nzamubeshya ibintu birimo amafaranga. Buri mukobwa nta handi wamutegera hatari ku mafaranga, iyo icyo amafaranga cyitwayeho neza abagukunda by'ukuri. Nyuma y'iminota 30 basubije telefoni zabo ku murongo, aribwo Shima atangiye guhamagara nimero ya Mireille nticemo. Claude yageze aritahira, amusiga akomeje guhamagara telefoni ye ariko bikomeje kwanga. Niko kandi yamwandikiraga kuri WhatsApp ngo arebe ko wenda yasoma ubutumwa ariko ntibumugereho. Aho mu bwiherero bwo kwa muganga yahamagaye Claude amubwira ibyakurikiyeho ko Mireille yaje kumureba agakora impanuka. Claude byaramubabaje, aramubwira ati uyu munsi ndi mu kazi ariko ejo nzaza kumureba. Shima yavuye mu bwiherero aragaruka abwira mama wa Mireille ati waba utashye ngo mama akubereye, wenda ku mugoroba ukaza kuharara. Nawe ati nta kibazo reka mbe mu rugo ntegura ibyo kurya ndagaruka. Ku mugoroba yaragarutse, iryo joro araharara, Shima arataha ariko yongera kwazindukira mu museso wa kare. Mu masaha ya 2 muganga yaraje atuma Shima umuti muri farumasi. Mireille yari yatangiye kugarura agatege ariko basha kumva ariko atashobora kuvuga ijambo na rimwe. Abari bamuri iruhande bo bibwiraga ko akiri muri koma. Nkuko Claude yari yabisezeranyije Shima ko araza, yaguze imbuto nawe aza mu bitaro. Yahageze Shima agiye kugura umuti, asanga mama wa Mireille aramwibwira ati ndi inshuti ya Shima nitwa Claude. Ataranicara yifashe mu gahanga ati imikino ya Shima ntaho imugejeje koko, kandi naramubujije yanga kumva, none umumotari arapfuye na Mireille bigera hose. Mama wa Mireille yarumiwe aturavuga iki musore? Claude nawe ati wahora n'iki ko imikino ya Shima irikoze, erega ejo twari kumwe. Atarakomeza kuvuga wa munyonzi Christian yahageze azanye agakoma ati umurwayi ameze atese. Mama wa Mireille ati nta kigenda Christian, nyamara Mireille yari ari kumva ibyo baganiraga byose. Yasubirishijemo Claude ati imikino ya Shima uri kuvuga ni bwoko ki? Claude nawe ati ejo twari kumwe, yamaze kuvugana na Mireille bagiranye ikiganiro cyiza, hanyuma mu minota mike atangira kumbwira ko ashaka kugerageza urukundo rwe ngo arebe ko amukunda koko. Yatekereje icyo gukora, asanga akwiriye kumubeshya ko akoze impanuka akaba ari mu bitaro agamije kureba uko yitwara. Naramubujije yanga kumva, afata telefone yanjye aramuhamagara ngo niyitaba njye ubwanjye mubwire ko ndi mu bitaro, ngo mubeshye ko Shima ntamuzi, ko ari uko narahabereye impanuka nkemera kujyana nawe. Gusa ntababeshye sinari kubikora, nari kumubwira ibindi. Christian na mama wa Mireille bumvaga bari mu nzozi batari kwemera ko ari uko byagenze, bakanuye amaso. Claude arakomeza ati nyine ubwo Mireille yanze gufata telefoni, Shima ubwo amwandikira ubutumwa. Yaberetse ubwo butumwa, bose basa n'abakubiswe n'inkuba. Nyina wa Mireille yatangiye kwitonganya ati simbyumva, ubwo koko Mireille yakoze impanuka ari waje kureba kandi byose byari ibinyoma? Claude ati yego wa muntu we, niko bimeze. Christian yabwiye Claude ukuntu yasanze Mutari na Mireille bameze mu muhanda, arenzaho ukuntu yamaraye iruhande atamuzi hejuru y'imikino yabo, bituma arushaho kurakara. Shima ntiyari yakagarutse, yarategereje guhabwa umuti kuri farumasi. Bose babaye nk'abariwe n'inzuki, batangira gusakuza bitavugwa baterura ibitaro. Nyina wa Mireille yashatse kurwanya Claude nawe amwita umufatanyacyaha. Christian aramufata ati wirwana mukecuru, oya wirwana. Abaganga n'abandi barwaza barahuruye basanga nyina wa Mireille yahindutse nk'umusazi. Shima yagarutse asanga imvururu zabaye zose, abantu bose bakikije igitanda Mireille yararyamyeho. Yakomeje kwegera imbere ngo arebe ikibaye, asanga bamenye ibyo yakoze, Claude yamuvuyemo. Yashatse gusubira inyuma, mama wa Mireille yamubonye ahita yiyaka Christian wari ugikomeje kumufata ngo atarwanya Claude, amusatira n'amahane menshi. Abandi bari inyuma baramukuruye ariko akomeza gusakuza. Iyo bamureka agafata Shima yumvaga aramuhekenye. Abaganga babajije ikibaye, Christian bisobanura neza nk'uko Claude yabivuze.
nabo bararakaye bibutse wa mumotari wari wapfuye bahamagara polisi ako kanya. Polisi yahageze yihuse, Shima bamushyiramo amapingu, Claude nabo bamwambika kandi babajyana kuri sitasiyo. Shima ajyanywe nk'uwateje ibyo byose, yaba impanuka yahitanye umumotari ndetse n'ukomereye yari ameze mu bitaro n'ibindi bibazo byose byaziyemo. Claude we yarajyanywe nk'umufatanyacyaha. Christian we wasigaye aho ari kumwe na mama wa Mireille. Wa muti Shima yaravuye kugura mbere yo kumujyana kuri polisi bawushyize aho ku gitanda. Muganga yaje gusuzuma Mireille, arebye ku maso abona amarira yamanutse. Yamukozeho yubura amaso, babona ko yavuye muri koma. Nyina yarishimye, Christian w'umunyonzi nawe aramwenyura nubwo n'agahinda kari kakiri kose. Mu gihe Shima na Claude bari bakiri kuri sitasiyo ya polisi, Mireille yarwajwe na mama we, Christian yakomeje kujya anyuzamo akabasura. Yageze agirira impuhwe umubyeyi, rimwe na rimwe akamubera, akigomwa kujya mu kazi ke ko gutwara abagenzi ku igare kugira ngo nawe abashe kujya gucuruza. Yarakeneye amafaranga menshi kuko Mireille yitabwagaho bikomeye kandi imiti myinshi igurwa muri farumasi. Ntibyatinze nka nyuma y'igihe yitavuye muri koma, Mireille yatangiye kuvuga neza. Yasobanuriye mama ko yavuye mu rugo yihuta agiye kureba Shima, amubwira ukuntu yarahangayitse n'ibindi. Mama we yaramuhumurije, gusa namugayira ko yari yambaye ekuteri kandi abizi ko ari mu muhanda. Christian nawe yari aho ati we murenganya, buriya nawe isomo yararibonye, ntazongera gukora ibyo yakoze ngo agende mu muhanda yambaye ekuteri kandi yamariyemo volume. Haciyeho indi minsi myinshi, Mireille yasezererwa mu bitaro. Akora impanuka yaturitse impyiko y'ibumoso. Amahirwe yagize ni uko indi yari ikiri nzima, yashoboraga gukomeza kubaho kandi neza mu gihe ariko bakurikije amabwiriza ya muganga. Baratashye, Christian asigarana nimero kugira ngo ajye bavugisha amenyamakuru yabo. Buri gitondo yahamagaraga Mireille amubaza uko ameze n'uko ari kwiyumva. Mireille yumvaga amarangamutima y'urukundo yarashize, atagikeneye umusore wo kumubwira amagambo y'urukundo. Nta n'agatima yagiraga ko kuba yasura Shima na Claude bari barakatiwe muri gereza. Shima we yari yarakatiwe imyaka myinshi, Claude ari igihe gito kuko ari umufatanyacyaha. Christian nawe ntiyabaga agamije kumutereta mu gihe yabaga amuvugisha, ahubwo yari yaramugiriye impuhwe. Yarebaga umukobwa mwiza wari ufite inkovu ku mutwe hejuru y'agahanga, yatekereza ko n'impyiko yaturutse kubera prank za Shima, akarushaho kumva akeneye kumenya amakuru ye. Iyo yabaga yamusuye biganiraga bisanzwe, amubaza niba ari gukurikiza amabwiriza ya muganga kandi ko yashoboye kwiyakira. Rimwe Mireille yamusabye ko bahura, amushimira bikuye ku mutima ati Christian, ni ukuri warahabaye, warakoze kumba hafi utanze guhera ku munsi wa mbere nkora impanuka kugeza ubu. Christian ati Mireille, nanjye nishimiye ko nibura wabonye ibyo nakoze kandi ukaba ubinshimiye. Sinzi niba nashimira Imana ko namenyanye nawe muri buriya buryo, ariko njya nyuzamo ngashimira ko nungutse inshuti mu buzima. Ubusanzwe njye singira inshuti nyinshi uretse abagenzi ntwara ku igare inshuro nyinshi. Kuva nava mu cyaro nkaza muri uyu mujyi, wowe na motari wapfuye nimwe mwambereye inshuti. Ayo magambo yamukoze ku mutima. Mireille amubaza iwabo neza, amubaza byinshi ku buzima bwe. Christian bimubwira ntacyo amukinze. Na Mireille yamubwiye ko na mama we batari bamaze igihe kinini bimukiye muri uwo mujyi, ariko ko mbere hose nyine yahacururizaga imyenda. Yabonye ingendo zimurembeje, agura inzu hafi yaho, baba ariho bimukira. Bakomeje kuganira birangira amarangamutima azamutse, barahoberana. Mireille yisanga ari kurira. Christian yaramugondiye cyane, yitsa imitima, amusezeranya ko n'ikindi gihe azaba hari ngo amutege amatwi. Ubwo kandi muri iyo minsi niko yabaga akomeje gukora akazi ko gutwara abagenzi ku igare. Nyuma y'igihe kitari gito, ibyari ubucuti byavuye mu rukundo rukomeye. Mama wa Mireille yaramwishimiye cyane, amusaba ko yabitekerezaho nawe akareba ko yacuruza imyenda bikamuhira. Yabitekerejeho nyuma atangira kurangura inkweto z'abasore n'abakobwa, abakiriya bamubana benshi byo gutwara abagenzi arabyibagirwa. Urukundo rwe na Mireille rwarakuze, bemeranye no kubana. Ubukwe bwabo bwabaye Shima na Claude bakiri muri gereza, kuko Claude we bari baramukatiye igihe gito yendaga kurangiza ibihano. Kugeza uyu munsi Christian na Mireille barabana. Ni abacuruzi b'imyenda bahiriwe, bakorera iruhande rwa mama wa Mireille. Gusa ntibacuruza imyenda imeze nk'iye, wasigaye yicururiza iy'abamama n'abana bakiri bato. Mireille babazwa no kuba yaratakaje impyiko ye kubera impanuka yakoze agiye kureba Shima mu bitaro kandi ari prank. Mu bintu yanga cyane, kubeshya birayoboye. Iyo umuntu amubeshya nubwo kaba ari akantu koroheje, amumerera nabi cyane. Ahita yibuka ko asa n'uwamugaye kubera ibinyoma by'uwahoze ari umukunzi we. Iyo atekereje kuri Shima ararakara cyane, akumva yagiye muri gereza nawe akamukubita mpaka amuvunnye igufwa. Ariko iyo abibwiye Christian, amubwira ko akwiriye kwiyakira akikuramo uwo mutima. Amubwira ko kubabarira umuntu nubwo yaba ataragusabye imbabazi biruhura. Ubu Mireille ahora asaba Imana ngo izamuhe umutima wo kubabarira Shima, wenda rimwe azamusure kuri gereza. Inkuru yacu naho irangiriye, gushimira aho tugiranye ku musozo. Niba hari amasomo uyikuyemo uyadusangize, ntuzacikwe n'izo utaha.